waba uri umukobwa hari 7,000 by'abasore, waba uri fiyemere haracyari amahirwe, waba uri umusore haracyari abakobwa 7,000 batari bapfukamira nde yemwe, ukamubwira ibyiza n'iterambere ugezeho ugira ngo ni umuntu musangiye ibyishimo n'umunezero. Waseka nawe akamwenyura ukagira ngo ari guseka, kumva ari kubara amenyo, ishyari ryamwishe, ahubwo arimwe ategura uburyo azakubitaho inyundo. Abantu bakurambirwa ariko Uwiteka ntiyakurambirwa, abantu bakunanirwa ariko Uwiteka barakwihanganiye, abantu bagusubiza inyuma ariko Yesu akuri imbere, abantu bakwitiranya bakwibeshaho ariko Yesu aguhagazeho. Ndashima Imana ku bwanyu mwese, ndashima Imana ku bw'aya materaniro, ndetse namwe ubwanyu ndabashimiye kubera ko muri beza cyane, murakeye. Ni ukuri uyu munsi mwari mwawiteguye, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibuzuze kugubwa neza na Kristo, ndetse imigisha yose ikomeze ibazeho mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko Imana itareba ingano yawe, cyangwa ngo itinye ubunini bw'ikibazo uhagazemo, cyangwa ngo isubizwe inyuma nuko imvura yenda kugwa, cyangwa se ngo inanizwe nuko izuba ritavuye, ahubwo irashoboye ibihe byose ndetse irahambaye. Yo, haleluya, haleluya we. Nubwo turiho mu masezerano yawe, ahubwo turiho mu mugambi w'ikiyemwe w'Imana. Haleluya. Ngo naho yaba ari mu gitondo Imana iratabara, yaba naho mwaba mugorobye Imana iratabara, naho twaba twabuze ayo kwishyura inzu Imana iratabara. Iyo batwanze iratabara, iyo batuvuyeho iratabara, iyo akazi kari kugenda nabi iratabara, kandi niyo twageze muri gereza iratabara, iyo amafaranga yabuze iratabara, yaba yanabonetse igatabara kuko yitwa n'ihemu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni umunsi w'imbaraga muri gahunda y'iminsi 40. Uyu munsi turi ku munsi wa 34. Haleluya. Urumva rero ko ya minsi twayisoje. Haleluya. Amen. Urumva ko ya minsi twagize gute? Twayisoje. Ubu harabura iminsi 6 ngo tuyisoze, turabura iminsi 14 ngo dusoze umwaka. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi rero message Imana yampaye mu nkuzanire ni igitangaza ku buzima bwawe. Gira mugenzi wawe ngo uyu munsi icyo Imana ikoze mu ruhande rwawe ni igitangaza. Uyu munsi Imana ikoze ku mazina yawe, uyu munsi Imana ikoze mu nzira urimo gucamo, uyu munsi Imana ikoze mu rugo iwawe, uyu munsi Imana ikoze ku iyo ntebe wicayeho, icyo ikoze mu rugo, icyo ikoze ku buzima bwawe ni igitangaza. Haleluya. Ni igitangaza. Nubwo abantu bagupinga, nubwo abantu bagushidikanyaho, nubwo batagukunda, ujye ubabwira ngo impetse ku mugongo wayo kandi ntazimuriye ikimetse hehe ku mugongo wayo. Haleluya. Nose niba itabara mu gitondo, saa sita igatabara, nimugoroba igatabara, ahubwo uhure nayo mu izina rya Yesu. Ijambo Imana yampaye murarizi. Iri jambo kwari umuriro, riri gutwika dayimoni. Haleluya. Riri gutwika abacawi. Iri jambo riri gukongora. Haleluya. Mu izina rya nde? Rya Yesu. Reka twihute mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 48. Turasoma ku murongo waho wa 5. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya
ibice 48 turasoma ku murongo waho wa 5 n'uwa 6. Reka abahageze dusome mu izina rya Yesu. Umutwe waho w'amagambo uravuga ngo Imana yifuriza abayisiraheli gukizwa. Naho 5 ngo nicyo cyatumaga mbikubwira uhereye kera, nkakwiyereka nkabikwereka bitari byaba, kugira ngo utazavuga uti Imana yanjye niyo yabikoze, kandi uti igishushanyo cyanjye kibajwe n'igishushanyo cyanjye kiyagijwe nicyo kibikoze, nibyo kibitegetse. Warabyumvise, haleluya, warabyumvise, dore byose ngibi, none se mwe ntimwabihamya? None ngiye kubikwereka ibishya byahishwe utigeze kwerekwa. Imana itugirire neza cyane. Reka dusaba undi muntu ufite Bibiliya yegere hino adufashe gusoma iyi Bibiliya ya Profete Ezekiel itabirimo kutubeshya, sibyo yemwe? Reka dusaba undi muntu yegere hano bugufa dufashe gusoma iri jambo. Munyarutse ducunguze uburyo mwete. Nubwo uje nta mikoro yawe, reka nkutizi yanjye nta kibazo. Haleluya, amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesaya ibice 48 umurongo wa 5. Nicyo cyatumye mbikubwira uhereye kera, nkabikwereka bitari byaba, kugira ngo utazavuga uti Imana yanjye niyo ibikoze, kandi uti igishushanyo cyanjye kibajwe n'igishushanyo cyanjye kiyagijwe nibyo bibitegetse. 6. Warabyumvise, dore byose ngibi, none se mwe ntimwabihamya? None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Nagira ngo ntaza kuba nisomeye ibintu, sibyo? Ahubwo dusome ibintu bigize gute yemwe zanditse. Haleluya. Mfite ijambo ngira ngo tuganire kuri uyu mwanya. Ijambo rivuga ngo amasezerano Imana yagusezeranije yose uko angana. Haleluya. Imana igiye kuyasohoza kugira ngo yigaragaze ko ari Imana, mutazanagira ngo irabeshya. Haleluya. Buriya Imana iramutse ivuze ibintu n'ibisohoze, twajya tugira ngo yadupfunyikiye, yaduteye igipindi. Rero ugiye kubaza ati aya masezerano ntameze ate, ubundi yabonetse ute? Hari amasezerano rero Imana yakwihereye ubwawe biciye mu nzozi. Ayo masezerano yahawe agaciro uyu munsi. Hari amasezerano wahawe mwiyerekwa, ayo masezerano nayo ahawe agaciro mu maso y'Imana. Amen. Hari amasezerano Imana yatumyeho intumwa n'abahanuzi, ayo nayo yibutswe. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ntabwo umwaka warangira ikuri mu ideni. Ubundi si kujya mu ideni ni umukene, yabuze ubwishyu ngo ikwishyure, yabuze uko ibigenza ngo ikugirire neza, yabuze uko igutabara ngo ikuvane mu kibazo, yabuze uko ikurengera ngo ikuvane mu bwoba. Haleluya. Amen. Nimuhumure. Haleluya. Nimuhumure kandi mukomere. Haleluya. Yabwiye ngo mbabwire ngo ibibarwanyije kubirwanya, ibibavumije kubivuma mu izina rya Yesu. Haleluya. Hayo ngo turi ku mugongo w'Imana. Abantu bari mu mugongo w'Imana ntabwo ujya baheka ari impinja gusa. Abantu
haleluya. Ngo ndetse ivi zizarinda zibikiyemo uruyenzi. Ikigize gute? Muhumure, Yesu ntabwo ajya arambirwa guheka be. Muhumure, ntabwo Uwiteka yari yakurambirwa. Abantu bakurambirwa ariko Uwiteka ntiyakurambirwa. Abantu bakunanirwa ariko Uwiteka wakwihanganiye. Abantu bagusubiza inyuma ariko Yesu akuri imbere. Abantu bakwitiranya bakwibeshaho ariko Yesu aguhagazeho. Haleluya, haleluya. Kubw'amaraso ye ndikumva ijwi rimbwira ngo tubonye intsinzi nanone. Haleluya. Wakomeye Imana amashyi. Imana isohoje ubuhanuzi bwahanuwe mu kwa mbere, uyu bwahanuwe mu kwa kabiri. Amasezerano wari umaranye ibihe Imana yasohoje, urumva udakwiriye kwishimira. Imana yambwiye ngo uyu munsi iduhaye urufunguzo rudukingurira imigisha mu mwaka mushya tugiye kwinjira. Kabiri, Imana iratwambukije. Haleluya. Kuko yamaze gutegura ikiraro tugiye kunyuraho. Niyo mpamvu nababwiye ngo nihashake haba mu gitondo iratabara, niyo haba saa sita iratabara, nihashake haba nimugoroba iratabara, ndetse niyo haba mu gicuku. Haleluya, haleluya we. Ubundi se ko tutariho ku mbabazi z'abarozi ntako batagize biranga. Nta nubwo turyamye kuko abanzi bacu bashijeho n'abandi bari kuvuka. Yesu nashimwe cyane. Ariko twe turabasabira gukizwa, twe tubababarira umunsi ku munsi. Yesu nashimwe cyane. Buriya hari ikintu kijya kimbabaza kimwe gusa, ariko sinzi niba kiri no mu nzu y'Imana. Uramutse usanze icyo kintu kiri no mu nzu y'Imana, ni ishyano itorero ryaba rigushije. Uzi gusengana n'umuntu ukamukunda, ukumva umutima wawe n'ibyawe byose basi wabimwihera. Iri jambo muryumve neza. Haleluya. Ukamubwira ibyiza n'iterambere ugezeho, ugira ngo ni umuntu musangiye ibyishimo n'umunezero. Waseka nawe akamwenyura ukagira ngo ari guseka, kumva ari kubara amenyo, ishyari ryamwishe, ahubwo arimwe ategura uburyo azakubitaho inyundo cyangwa azakubitaho ibuye. Haleluya. Ukicara uzi ngufite umugenzi, ukicara uzi ngufite inshuti, ukayigambiriraho ibyiza, ukayigambiriraho ibyiza, ariko yitekereza uburyo yakugusha hasi, yaguhombya. Ukarira iririmba, ukababara icuranga, ukananirwa yemye. Imana yambwiye ngo abantu nk'abo nabo ibasohoye mu buzima bwawe. Kuko wajyaga wicara uzi ngufite abantu, wabaga bagukikije, wabahaye ikese ya fanta bari kuyinywa, bakakwirahira ukavuga ati barunaka koko ni inshuti zanjye. Naho bambaye agahu k'intama, mu nda ari amasega agira ute? Abo bantu, vuga ngo abo bantu turabasezereye mu izina, turabasohoye mu buzima, turabasohoye mu mibereho, turabasohoye mu miryango, twomatanye na Kristo. Haleluya. Twomatanye na Kristo. Haleluya we. Suhuza mugenzi wawe umubwire ngo Imana ikwishimire. Haleluya. Ndagira mbabwire igitangaza kindi cya kabiri Imana bakoreye uyu munsi. Icyo gitangaza murakizi. Imana yambwiye ngo igiye gusohoza ibyo yavuganye nawe
byose kugira ngo utazagira ngo irabeshye. Yaba ari ibyanyuze mu kanwa k'abahanuzi, yaba ari ibyaciye mu mayerekwa, yaba ari ibyanyuze mu nzozi, yaba ari ibyanyuze ndetse no muri Bibiliya, ibyo ngibyo Imana yavuganye nawe, ibyo ngibyo wiringiye, ibyo ngibyo wizeye birasohoye. Birasohoye kugira ngo Imana igaragaze ubumana bwayo, ejo utazagira ngo irabeshye. Haleluya. Ku murongo wa 3 haranditse ngo warabyumvise, dore byose ngibi. Haleluya. Biriya bintu wumvise byose Imana irabizanye. Imana yakubwiye imodoka, ntabwo inganda z'imodoka zafunze. Imana yakubwiye inzu nziza, ntabwo amafaranga yari yashira. Imana yakubwiye kwizakuvana ku cyavu ikakwicazanya n'ibikomangoma, ntabwo imbaraga z'Imana zari zarangira. Imana yakubwiye kwizagukorera mariage, haracyari 7,000. Haleluya. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Waba uri umukobwa, hari 7,000 by'abasore. Waba uri fiyemere, haracyari amahirwe. Waba uri umusore, haracyari abakobwa 7,000 batari bapfukamira nde yemwe. Rero icyo Imana yavuze ikirinda imyaka ibihe n'ibihe, ariko igihe cyasohoye ngo isoze isezerano n'umugambi ku buzima bwawe. Nose niba barakuroza ukwa mbere, ukwa kabiri ntibacogore, ukwa gatatu bagakomeza bakageza mu kwa 7, bagejeje mu kwa 12 batarakugeza hasi, bazi ngo ni kubwabo. Hari uko batagize se. Ariko Imana nyir'amahoro, haleluya, yakurinze abo bose, yabanye nawe muri urwo rugamba rwose. Nimuhumure, na n'ubu baracyari mu ruhande rwacu. Nimuhumure, arimo kubaramburira ukuboko kw'imigisha, ukuboko kw'imbaraga, ukuboko ko gutsinda, ukuboko ko kunesha. Haleluya. Haleluya we. Ayiwe mbiraje bikubita ibidi. Abantu baze gukizwa ku bwawe, abantu birirwa bakuvuga ukuri n'ukutari ukuri, bareke bari kukwamamaza. N'ubundi hari abatari kuzakumenya, hari abatari kuzumva ibyawe, ariko reka babivuge, reka babikore, hanyuma bakumenye n'abatakumenya. Ubundi bigutwaye. Umunyarwanda yaravuze ngo uruvugo ruvuna uruvuga, uvugwa yigaramiye nka hariya. Haleluya. Amen. Yigaramiye nka hariya. Igaramire bavuge, igaramire bagucurange, igaramire baririmbe, igaramire bivugire. Haleluya. Amen. Ibyo ntacyo bitwaye, kuko biri kubavuna ubwabo. Nibo bari guta umwanya, nibo bari guta imibyizi. Hari umugabo twari kumwe ejo bundi, aratubwira ngo abantu badafite akazi, badafite na mwami Yesu muri bo, ngo nibo bafite intwaro yitwa y'ikiyemwe iy'amagambo. Yajya hariya ati alo, urabizi umugore wawe ndamubonye aratambutse hariya, ati umwana wawe ndamubonye ari kumwe n'umwana wo kwaro. Ibyo birakureba. Urumva yashizemo amayinite, turi kumvikana, yashizemo umuriro, gatatu ashizeho n'igihe cye. Arimo aravuga ibya runaka, arimo arakebaguza, arimo arakembakemba, anyuza ageza. Ibyo ngibyo ninda zabiguhembera ukwezi nikurangira. Niyo mpamvu abantu b'abanyamagambo bahorana ubukene butarangira, kubera ko amagambo y'ababi by'amagambo basarura iki?
amagambo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amasezerano yadusezeranije yose, haleluya, arayanyuze mu kanwa k'abahanuzi, arayanyuze mu mayerekwa, arayaciye mu kanwa k'intumwa. Ayo yose Imana igiye kugira gute? Kuyasohoza, haleluya. Iby'Imana yavuganye nawe birasohoye, iby'Imana yakuvuzeho birasohoye, ibyo abandi bawe bakuvuzeho birananiwe, bicitse intege, bisubiye inyuma, haleluya. Ndagira ngo kuri uyu mwanya dusenge Imana. Ese mu ruhande rwawe wumvaga hari ibiguca intege ko amasezerano atazasohora? Ese wumvaga hari ibigusubiza inyuma ko aho Imana yavuganye nawe utazahagera? Ese watekerezaga ko ikibazo urimo kidashobora kurangira? Nagira ngo dusenge Imana, haleluya. Haracyariho Yesu, haracyariho urupfu ntabwo rwamuheranye, haracyariho, haracyariho umwami wacu ariho, kandi arashoboye, haleluya. Hari abakuzirikiye ku mikandara, abandi bakushyira ku mushumi, haleluya. Bagira ngo byarangiye, bagira ngo akazi karangiye, bagira ngo ubuzima burahagaze, bagira ngo iterambere rivuyeho, bagira ngo byose bigize gute? Ariko Yesu arimo kumbwira ngo ubuzima burakomeje, haleluya. Ubuzima burakomeje, nta byago, nta makuba, nta ndwara, nta dayimoni, nta satani, nta bapfumu, nta barangi, nta miterekero yatuma isezerano ry'Imana ridasohora kuri wowe, haleluya. Vuga ngo nzakomeza kwizera, nzakomeza kwiringira, kwiyavuganye nanjye itajya ibeshya. Yo, haleluya we! Ndi kumva umwuka w'Imana ari kumbwira ngo adukoreye mu bwihisho, arangije avana iby'umuntu, arangije aradupfumbatiza ati nimwakire bana bawe. Imana ijya imenya ko umupanga iminsi 30 yashize ikamwoherereza udufaranga two kwishyura nyir'ibyobo. Imana ijya imenya ko ibyo kurya byashize mu nzu ikagabanya umusoro, ikaba yohereje ikiro cya kawunga n'icy'umuceri, hibagirwe n'imboga zo kubibisha. Ubu se Imana irekura imvura, ababi n'abeza bose bakayibona, yakwibagiwe wowe? Ndetse no mu gihe cyo kugwa kwawe yari yaguhaye amasezerano. Ariyo mpamvu no mu gihe warucitse intege iyasohoje mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge dushima Imana ko idukinguriye amasezerano yacu. Muhaguruke dusenge dushima Imana ko ihagurukije umugambi mwiza idufiteho. Muhaguruke dusenge Imana tuyishimira ibyiza yatuvuzeho, haleluya, haleluya. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, ngiri imitima y'ubwoko bwawe irahagurutse ikeneye gufashwa nawe, kandi yakiriye ubuhanuzi n'igitangaza gikingutse ku buzima bwacu. Nuko isezerano wavuganye natwe urizo, kandi icyo nicyo kitumara umubabaro, icyo nicyo kitumara amakuba. Niko ijambo ryambwiye hariya muri Zaburi y'119 ku murongo waho wa 49 ndetse n'uwa 50 havuga ngo haleluya, wibuke isezerano mwami Uwiteka wasezeranije umugaragu wawe, haleluya, ndetse ukarimwiringiza. Icyo nicyo kimara umubabaro, icyo nicyo gituma haleluya nacika intege, icyo nicyo gituma nacogora. Nuko ijambo wabwiye haleluya ryazuye mwami wanjye. Ngaho rero urakoze ko ari wewe ubisohoje kandi urabivuganye natwe. Ababyeyi turagushimye, abakobwa turagushimye, abapapa turagushimye, abasore turagushimye, ingeri zose turagushimye. Icyubahiro ni cyawe ibihe byose. Tugukomeye amashyi, tuguguti warakoze nawe, haleluya.